Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Twumva abantu benshi bavuga ngo ndashaka ubukire, ndashaka ubukire, ndatunze, ndi umukire, nzaba umukire. Ariko se ndamutse nkubwiye ko utari umukire utazigera ubona umukire muri nosi, wabyakira ute? Impamvu mubwira ngo nturi umukire kandi uzigera ubona umukire muri nosi nuko naguha ingero ebyiri, ariko cyane cyane nkabazana kubwira nti impamvu utari umukire nuko nta na rimwe ujya unyurwa. Nta muntu ujya anyurwa muri nosi n'iby'isi. Ntabwo ingero ebyiri rero. Steve Jobs wa Apple uramwibuka, ajya kugenda ajya gupfa yaravuze ngo natunze byose ndabigira ariko nabuze umuntu wandwarira kugira ngo umuntu amurwarire indwara ntapfe. Undi wa kabiri Umwami Salomo yaravuze ngo ibintu byose narabitunze narabibonye narabigize ariko nasanze byose ari iki? Ari ubusa. None rero ubutunzi bw'isi two twirukankamo n'ubw'iki? Ko niyo ubugize ahubwo niba ugira ibibazo bisobanuye iki? Kuki tuzisobanura? Ubutunzi ni iki? Ubutunzi ni iki? Nkwereke rero ibintu bine bigize ubutunzi. Iyo ubifite uba uri umukire, nibwo bwa bukire nakubwiraga, aho kuvuga ngo uri umukire mu by'isi. Ubwo ibyo bintu bino rero ni ibiki? Ugomba kuba ufite agakiza, ukagira kubaha Imana, ukagira umubwenge y'Imana, kandi ukagira n'igitinyiro cy'Imana. Ibyo bintu uko ari bine bifite: agakiza, kubaha Imana, ubwenge bw'Imana n'igitinyiro cy'Imana. Uko ari bine, ibyo bintu uko ari bine bifite nibwo ushobora kwirata ubukire. Gutinya Imana, igitinyiro cy'Imana nicyo cyananiye Salomo. Nicyo cyananiye Salomo. Wibuka ibintu byose Imana yarabimuhaye, aratunganirwa byose abigeraho, ariko mu nyuma yibagirwa kugira igitinyiro cy'Imana, byose bihinduka zero. Reka turebere n'agakiza. Agakiza mu Efeso 2:1 bakatubwira neza icyo gasobanuye. Buri muntu wese kubw'umwuka iyo ari mu byaha aba ameze nk'upfuye. Ni ukuvuga ngo iyo uri mu byaha ntabwo uba wahariye, umeze nk'utariho, umeze nk'utariho. Ubwo bukire bw'isi rero ntabwo wabujyamo uri mu byaha kandi nyuma y'ubuzima batakubara, ntibakubara. Noneho ariko Imana kuba ubuntu bwayo yaduhaye uburyo bwo gucika icyaha. Uburyo bwo gucika icyaha rero ni ka gakiza. Urabona ubukire, iyo ucitse icyaha ukakira agakiza, ka gakiza karaguhisha, kakakurinda ibyaha, ariko kakagumamo, ntukabemo bya nyiraruhishwa, ukagumamo kabisa mu gakiza. Nibwo utangira kugira bwa butunzi bwa bukire, kuko wakijijwe n'Imana. Ariko urumva gukizwa n'Imana hari ubutunzi bwa rutugo. Imana ikavuga iti dore agakiza gafate, nawe ukikizwa ugafata. Nubwo bukire. Tekereza Imana, Imana iguhaye agakiza, agakiza irakaguhaye, nibwo butunzi. Kubaha Imana rero, kubaha Imana ni ukurikira inzira z'Imana. Uratangira ugakanguka, wenda twese twangize mu isi, ukaba utarubizi ugakora ibintu wenda kubera kutamenya cyangwa se kubera kwizera ubwenge bwawe bwa muntu, ugakurikira inzira zawe aho gukurikira inzira z'Imana. Ariko iyo umaze gukanguka jijuka nk'abagize Imana tukabona agakiza, noneho tugatangira kugerageza kubaha Imana no gukurikira inzira z'Imana, ubona ko arizo nzira z'ukuri, arizo nzira zikuyobora ku bugingo buzira iherezo, aho kugira ngo ukomeze wizirike mu by'isi kandi nabyo tuzatunga. Kuko nk'uko tugiye kureba, tugiye kubona ikintu gituma abantu bari muri nosi y'ibintu bibiri abantu bari hano bakora, kandi niko bimeze. Kugira ubwenge rero, ubwenge Imana iguha ubwenge cyane cyane usoma mu gitabo Bibiliya. Ubwo bwenge dusoma ntabwo ari ukumenya gusa, tugomba no kumenya kubukoresha, kubushyira mu bikorwa. Birakomeye cyane. Ubu ngubu abantu benshi basoma ijambo ugasanga turarizi, turarisobanura, ariko byagera mu kwishyira mu bikorwa nk'uko Imana yabigennye kugira ngo tubishurirwe cyangwa se tubirebe bitubere imbuto
isakara mu bantu bose kugira ngo dukwize ijambo mu bantu tugenda turishyira mu bikorwa bikananirana. Kubera ki? Kubera ko tutabyumva. Ntabwo tubyumva, turagerageza gusa tugatera abantu morale, tukabazana mu gakiza, wenda abantu bagafashwa kubw'umwuka, ariko gushyira mu bikorwa kugira ngo koko ukuri kuganze n'ijambo ry'Imana riganze mu bantu byanyabyo bigaragara, bikanga bikananirana. Ikimenyimenyi isi urabona higeze, kubera ko nyine byaratunaniye. Ubu tubona turi kubyiga kugira ngo turebe ko twarigerageza kubizamura, kuko Imana igiye gukora ububyutse bukomeye buzaba burimo ukuri, buzaba burimo kubishyira mu bikorwa. Wenda none aho ngaho dushobora kuzaganza umwanzi satani. Kugira igitinyiro cy'Imana rero, kugira igitinyiro cy'Imana, iyo udafite igitinyiro cy'Imana byose bihinduka zero. Ushobora kugira agakiza, ukubaha, ukagira ubwenge, ukagira byose ukabigira, ariko nyuma ugatera agati muri ryo ukavuga ati, ukibagirwa Imana, ugakora ibyaha. Kuko iyo udafite igitinyiro cy'Imana nibyo bikujyana mu byaha. Wumva ko byose Imana yabiguhaye byarangiye, none ugashaka kuba nka satani ashaka kujya hejuru y'Imana. Kuko burya kamere muntu ntawayizera. Niyo mpamvu kamere muntu tugomba kuyitsinda iteka ryose. Ushobora kubona ibyo bintu byose, uzi ukuntu warushye, uzi aho wavuye, ariko warengwa ukagira ute, ukibagirwa Imana, ugatangira kutayitinya ngo uyubahe. Ibyo byose rero bihita biba zero. Ariko tugiye kureba kutagira igitinyiro cy'Imana muri Zaburi 25:12. Abantu bafite igitinyiro cy'Imana nibo Imana yigisha, biga bivuye mu nzira z'Imana, kandi none Imana ikabereka inzira bagomba gukurikira. Iyo ufite igitinyiro cy'Imana ujya gukora ikintu, ugahita uhagarara ukavuga ati, ukibuka Imana, ugakubita agatima ku Mana. Iyo ukubise agatima ku Mana rero, ukaba ufite igitinyiro cy'Imana, kuko uzi ko ibyo bintu ari ibyaha Imana ibyanga, aho ngaho batangiye kwinjira mu bukire. Bwa bukire navuze, ugomba kuba ufite agakiza, ufite kubaha Imana, ufite ubwenge, ukabishyira mu bikorwa, warangiza ukagira n'igitinyiro cy'Imana. Rero ibyo bintu iyo ufite nibwo ufite ubutunzi, aho kwirirwa twizirika ku butunzi bw'isi nabwo budafatika. Kuko ibintu bibiri bituma abantu baza kuri ino si bari no kuri ino si, abenshi bari kuri ino si. Ubundi ibanga ryo kuba muri ino si ni ukumenya ngo ndakiranuka nte, noneho nyuma y'ubugingo, umugambi wa nyuma y'ubugingo bw'Imana, nzabeho mu bwami bw'Imana. Kuko ibyo nibyo bituma turi kuri ino si, kuko turi hano kugira ngo twigorore n'Imana, noneho nyuma y'ubuzima tuzagira iherezo ryiza. Ariko reba ibintu bibiri biri hano bituma turi ku isi. Umubwiriza yavuze abantu bari kuri ino si kugira ngo barye bananywe. Urabyuka ukarya, ukanywa, ukaryama, ukabyuka, ukarya, ukanywa, bikarangira. Abantu bakaza, abandi bakagenda, bakaza bakagenda. Ni uko nyine, ni urugero nyine. Abantu baraza baberaho kurya. Urakora ibyo byose, ukiga, ugashaka amafaranga, ugashaka ibyo byose, ukagira ute, ariko urimo urarya uranywa gusa. Nibyo bintu uri gukora urebye, bikarangira ukagenda, ukarya, ukanywa, ukagenda. Ariko umunyabwenge, umukire, ikintu kimubesheje umuntu w'umukire ni uko yubaha Imana. Umuntu wubaha Imana niwe mukire ufite ubutunzi, kubera ko yabavanye mu gakiza. Yubaha Imana, Imana ikamuha ubwenge bwe bugatuma agira igitinyiro cy'Imana, kugira ngo akomeze agende mu nzira z'Imana, akomeze muri ubwo bukire. Kuko ubwo bukire nubwo buri hano muri ino si bushushanya nyuma y'ubu buzima. Kuko niba uri kuri ino si urya unanywa gusa, utubaha Imana, no kuvuga ngo buriya bukire bwa nyuma y'ubuzima, ndumva utabukozaho imitwe y'intoki igihe udahindutse. Hinduka rero, ushakisha ubukire mu gakiza no mu kubaha Imana. Imana iguha ubwenge, noneho nawe ugire igitinyiro cy'Imana kugira ngo igushyire mu bayo, ari bo bantu bazagenda bahindura abandi. Dukomeze dushyiremo ingufu, duhindura abandi, tubabwira tuti ubukire ntabwo ari ubw'isi, kuko ubukire butangwa n'Imana. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're
You're the tree of life. I was lost, now I am found.